nk'uko isanzwe bikora buri mwaka mu bikorwa byahariwe Police Week mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka Polisi y'u Rwanda yejeje ku baturage hirya no hino mu gihugu ibikorwa bitandukanye birimo amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba, amazi meza n'ibindi bitandukanye. Ni muri urwo rwego Polisi y'u Rwanda yasuye bamwe mu baturage bagejejweho ibi bikorwa bo mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Nyakariro, akagari ka Gatare, hagamijwe kureba umusaruro byabagejejeho mu rwego rw'umutekano n'imibereho myiza. Umuyobozi waje ahagarariye Polisi y'u Rwanda muri iki gikorwa yasabye aba baturage gukomeza kwitandukanya n'icyitwa icyaha cyose ndetse no gukomeza gukorana neza na Polisi y'u Rwanda mu gukumira icyaha kitaraba. Izina ry'ubuyobozi bwa Polisi y'u Rwanda munaherukana kuko hashize amezi baherukanga mu kwezi kwa gatandatu, sibyo? Sibwo baje ahangaha haje abayobozi baba polisi, abayobozi mu rwego rw'igihugu baje gutera inkunga gahunda y'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage, batanga amashanyarazi ava ku mirasire y'izuba ndetse no kunganira muri gahunda z'isuku n'isukura n'amazi meza. Ibyo byose bikorwa muri gahunda yo kugira ngo twuzuzanye, nk'uko namwe tubasaba inkunga buri gihe, nubwo tubasaba kudufasha namwe mwifasha, kudufasha kurwanya ikintu cyitwa icyaha, sibyo? Nta kintu kibabaza igihugu, nta kintu kibabaza ubuyobozi bw'igihugu, nta kintu gisubiza inyuma iterambere tugezemo, nta kintu kiganisha umunyarwanda, ikintu cyitwa gukoresha ibiyobyabwenge. Twiyemeze twitandukanye n'ikiyobyabwenge. Nimugende mukora amatsinda, hari gahunda bakoze n'ahangaha mu gitango cy'amasibo. Mukora amasibo, muvuge muti abahungu 5 bajya bakekwaho urumogi, tugiye gushaka abandi bahungu 5 b'inyangamugayo, tubashyire mu itsinda rimwe baganire bitandukanye narwo. Nimusanga impamvu barumva uko babuze icyo bakora, muzaduhamagare, tuzaza hano dutere ibyatsi mu kibuga cy'umupira cyiza, tugura imipira, abasore bakina umupira, nibarangiza banywe imitobe yabo myiza cyangwa inzoga zabo zemewe n'amategeko, baryame buke bajye hehe. Sibyo ra? Mutwemerere, nta mpamvu y'uko ubwenge bwacu buyoba. Murabyumva? Imana yaduhaye ubwenge, igihugu cyadushakamo ubwenge kugira ngo tubukoreshe. Ikindi cya kabiri kibi cyane, mutwemerere mwitandukanye n'ibyo biyobyabwenge kugira ngo mukunde musezerere burundu ikintu cyitwa ihohotera rikorerwa mu ngo, rikorerwa abantu. Murabyumva? Nta kintu kitubabaza, mwese murabizi, ababyeyi bo nakarusho. Nta kintu kibabaza nko kumva muri raporo ngo umugabo w'imyaka 40 yasambanye umwana w'imyaka ingahe? Nimubyumva ra? Nta kintu kibabaza nk'abantu babiri bashakanye bamara imyaka 20, imyaka 10, umukumva yatemye undi. Bizadushimisha nk'ubuyobozi bwa polisi hano mutaranzwe n'ikiyobyabwenge, tutanasanzemo ihohoterwa rikorerwa mu ngo n'ihohoterwa rikorerwa abana. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana yashimye imikoranire myiza iri hagati y'ubuyobozi n'abaturage, abibutsa ko bagomba gukomeza kubyubakiraho mu gufatanya na Polisi y'u Rwanda mu kurwanya ibyaha. Bwa budasa bwacu iyo twabaye abaturage beza, tukabungabunga umutekano, amakimbirane yo mu ngo n'ihohoterwa ibyo ari byo byose rishingiye mu ngo rikaba ryahagaze, ubujura bukaba bwahagaze, baba polisi turababwira ngo twafatanyije, nabo bakatubwira ngo ka kazi twakoraga kujya guhiga amabandi n'abandi bagizi ba nabi mwakirangirije, noneho tugiye gufatanya mu iterambere. Bakaza rero tukiyubakira u Rwanda, bakaduha amashanyarazi nk'ariya mwabonye. Nagira ngo mbonereho kubwira umuvugizi wa polisi waje ahagarariye umuyobozi mukuru wa polisi yuko ubakagari ka Gatare katakiri mu bwigunge, gafite amashanyarazi, abaturage baragenda, yewe niyo byaba nijoro n'ugize ikibazo akarwara bamutwara hose habona bakamutabara,
n'undi wese wagira icyo akenera ntawe ugitinya gukora imirimo ye niyo byaba nijoro. Mu kagari k'Agatare ntabwo bukira. Abaturage b'akarere ka Rwamagana baranezerewe kandi bagiye koroshya akazi mwakoraga, muzajya wenda mujya mu tundi turere ariko i Rwamagana tugiye kujya tubyikemurira, ahubwo mujye mutuzanira iterambere nka ririya. Naho ikijyanye n'umutekano byo rwose tugiye kujya tubikora dufatanyije n'izi ntore z'abaturage mubona zitagira uko zisa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gatare yahigiye imbere y'abayobozi ko afatanyije n'abaturage akagari katazongera kurangwamo ibyaha. Mu izina ry'abaturage imbere y'umuyobozi duhize ibi bikurikira mu rwego rw'umutekano. Tuzakora irondo ry'umwuga neza. Tuzarwanya ibiyobyabwenge birimo kanyanga n'urumogi. Tuzarwanya inzoga z'inkorano. Tuzarwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose, cyane cyane ribera mu ngo. Tuzarwanya ubujura, buri wese azaba ijisho rya mugenzi we. Gatare oye! Tuzatanga amakuru ku gihe dufatanyije n'abaturage ba Gatare nyoboye, tuzabigeraho 100%. Murakoze. Ni ukwibukiranya yuko umutekano utureba twese, sibyo? Ikindi nuko dukoze umuhigo wo kwitandukanya n'icyaha muri Gatare, sibyo? Nanjye nisabiye akarusho kanjye kuko ibyaha bindi azabicunge, ariko bizadushimisha nk'ubuyobozi bwa polisi hano mutaranzwe n'ikiyobyabwenge, tutanasanzemo ihohoterwa rikorerwa mu ngo n'ihohoterwa rikorerwa abana. Tuzaza nyuma y'ukwezi kumwe guhera uyu munsi tuje kureba uko bimeze, nidusanga bitarera ngo de tugaruke ku itariki usabye. Umuyobozi w'akagari ka Gatare yashimiye polisi by'umwihariko. Icyambere ni uko dushimira ubuyobozi bukuru bwa polisi bwazirikanye akagari kacu n'abaturage bacu ba Gatare bakatugezaho amazi. Ikindi batugejejeho ni umuriro uturuka ku mirasire y'izuba, ndetse banadufasha mu bijyanye n'isuku n'isukura, badufasha gucukurira abaturage ndetse no kubakira ubwiherero. Ibyo ni byo bikorwa bitatu by'ingenzi badukorera. Mbere y'uko tubona umuriro uno mudugudu no mu kagari muri rusange hari harimo umwijima ukabije. Uno munsi rero aho umuriro waziye, ubu ngubu hose harabona n'amarondo biyafasha gukora neza, ndetse n'ihohoterwa rigenda rigabanuka kubera yuko n'utatse tubona uburyo tumutabara. Ndetse kubera ko y'amashanyarazi yahamuritse hakabona, bituma nabo bagenda badatsitara, bigatuma rero barinda umutekano ku buryo buhagije. Mbere yuko muduha amazi nka polisi, hari ikibazo cy'amazi, ikibazo cy'umwanda wari ukabije, kubera ko abaturage ntabwo babonaga amazi meza yo kunywa ndetse nayo gutekesha, kubera ko bavomaga Nyabarongo iri hano hepfo. Byari bibi cyane rero, bituma rero ano mazi kuva habonekeye byatumye abaturage bacu basa neza nk'uko mwababonye. Bituma abaturage bagira isuku igaragara, ndetse banywa n'amazi meza, n'indwara zaturukaga ku mwanda nk'indwara z'inzoka icyo gihe zaragabanutse. Ubu ngubu ntabwo abaturage bakirwaragurika ngo bajye kwa muganga bivuza inzoka n'imizo. Abaturage b'akagari ka Gatare baravuga imyato ibikorwa byiza bagejejweho na polisi y'u Rwanda, ngo abana baratsinda mu ishuri n'ubuzima bumeze neza kubera amazi meza bahawe. Ndashimira ubuyobozi bwiza bwateguye gahunda, nabaga mu kirahuri gucana buje, ariko ni ukuvuga ngo mu kugera mu rugo mbere yuko ngera ngo nsanga umwana yakanze ku gikoni. Noneho na nijoro nkajya hanze hakaba haka, mu nzu hataka nkarenga amavuta n'akantu. Ubwo murakoze, ubuyobozi bwiza bukomereza. Nabonaga ndi umukene, ariko noneho ubwo mu ruhande rwa polisi bakaba barampaye inka, nkabona kuko ndi kujya mva mu bukene kandi nkumva umutima uratuje kuko mfite ibyiringiro kuko ndi kuva mu bukene. Ukuntu nari umukene nuko nari ntunzwe no guca inshuro, none ubu nkaba ndabona mfite inka, hari igihe nzaruhuka.
igihe izaba ibyaye nzanywa amata kandi izagira n'ikindi ngezaho. Ubu ikintu iri kumfasha ni uko impa ifumbire kandi nkabona kuko nibyara nzanywa amata. Mu rwego rw'umutekano ubundi inaha habaga ikibazo cy'ubusambo cyane, ariko ubu ngubu ndarancanye hanze ku buryo iyo ngeze hanze nteye cyose nahita nkibona. Nko ku myigire y'abana nari mfite abana babaga banyuma bajya mu ishuri ugasanga baba bageze mu ba 20 mu ba 30, ariko ubu ngubu bicara hano ku rubaraza nijoro bakarara biga, ubu bari mu myanya 5 ya mbere. Kandi nanjye mu bintu byo guteka gukora mu gikoni ntago nabonaga kuntu ntegura amafunguro neza, ariko ubu ndabitegura nta kibazo ndi kureba, mbese mbona byarambereye byiza aho tuboneye amatara. Turashimira ubuyobozi bwadutekerejeho bukaduha amatara, yuko twari tubayeho nabi tutareba turi mu icuraburindi, mbese ibyo umuntu akoze byose akabikora nta gahunda bifite, aho kubu rwose ubu ni tayari. Mbere twari tubayeho nabi turi mu mwijima, nta mazi meza tugira, twabonye amarobine, tubona imiriro, turacana, tubayeho neza. Abana nijoro bariga bagakora za devoir, turasobanutse. Dufite amanimero ya za polisi, mbere twasabaga imiriro, ariko ubu tuba tifite mu nzu iwacu, tugize ikibazo twahamagara, naho dutuye n'umusambi ageze kubera uburyo hasobanutse arahatinya. Isuku afite n'urumuri afite bivuze umutekano wa Paul Kagame. Amazi tuvoma twayabonye ku miyoborere myiza, cyane cyane tubikesha Perezida wa Repubulika, ariko abinyujije kuri polisi niyo yaduhaye amazi. Mbere yuko tubona aya mazi twavomaga igishanga, tukavoma ibidogo. Nk'iki gihe mu menshi wagiraga nk'ibiryo wabiteka, ibiryo ugasanga byahindutse umukara kubera amazi mabi, harimo n'ibihini twavomaga icyombo. Icyambere dufasha ni isuku. Twanywaga amazi mabi, ariko tunywa amazi meza, turayateka tukashira mu bintu tukanywa amazi meza. Ikindi cya kabiri adufasha, wabonaga abantu mbese muri rusange kubera no gukaraba amazi mabi wisigaga amavuta ntagufata, ariko kubera twoga amazi meza barabona ko dukeye kandi turasobanura. Tubashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro, nimukomeze kugira umugoroba mwiza.